Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 9. Yehu aba umwami. Elisa ahamagara umwe mu bana b'abahanuzi aramubwira ati, "Shebura wende y'imperezo irimo amavuta ugiramo Tigaleyadi. Nugerayo ubaririze Yehu mwene Yehoshafati mwene Nimushi. Numenya aho ari, winjire umuhagurutse muri bene se, umujyane haruguru mu mwinjiro, uhere ko wende y'imperezo irimo amavuta uyamusuke ku mutwe, uvuga uti, Uwiteka aravuze ngo akwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Abisirayeli. Maze uhere ko ukingura urugi, wiruke uhunge ntutinde." Nuko uwo muhungu w'umuhanuzi aragenda agiramo Tigaleyadi. Agezeyo asanga abatware b'ingabo aho bari bicaye, aravuga ati, "Ngufitiye ubutumwa mutware." Yehu aramubaza ati, "Ni uwuhe muri twe twese?" Aramusubiza ati, "Ni wowe mutware." Nuko Yehu arahaguruka, binjirana mu nzu. Bagezemo uwo muhanuzi amusuka amavuta mu mutwe, aravuga ati, "Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze iti, nkwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Abisirayeli, ubwoko bw'Uwiteka. Kandi uzica ab'inzu ya shobuja Ahabu, kugira ngo mpore Yezebeli amaraso y'abagaragu banjye b'abahanuzi n'abandi bagaragu b'Uwiteka bose. Ab'inzu ya Ahabu bose bazarimburwa, mara umuhungu wese kuri Ahabu uw'imbata n'uw'umudendezo mu Bisirayeli. Nuko inzu ya Ahabu nzayihindura nk'iya Yerobowamu mwene Nebati, kandi nk'iya Basha mwene Ahiya. Imbwa zizarira Yezebeli mu gikingi cy'i Yezerēli, kandi ntawe uzamuhamba." Nuko akingura urugi arahunga. Maze Yehu arasohoka, asanga abandi bagaragu ba shebuja. Umwe aramubaza ati, "Ni amahoro masa? Wa mugabo w'umusazi yarakuzanyweho n'iki?" Aramusubiza ati, "Uwo mugabo muramuzi n'amagambo ye." Baramusubiza bati, "Oya, uratubeshya. Noneho tubwire ibyo ari byo." Arabasubiza ati, "Arambwiye ngo Uwiteka aravuze ngo akwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Abisirayeli." Nuko barabaduka n'ingoga, umuntu wese yenda umwambaro we, bayisasa aho yari ahagaze hejuru ku rwuririro, bahera ko bavuza ikondera baravuga bati, "Yehu niwe mwami." Yehu yica Yehoramu na Ahaziya. Uko niko Yehu mwene Yehoshafati mwene Nimushi yagomeye Yehoramu. Kandi Yehoramu n'Abisirayeli bose barindaga i Ramoti Galeyadi, baharinda Hazayeli umwami w'i Siriya. Ariko umwami Yehoramu yari yasubiye i Yezerēli kwiyomoza ibisare Abasiriya bari baramukomerekeje ubwo yarwanaga na Hazayeli umwami w'i Siriya. Nuko Yehu aravuga ati, "Niba ari byo mushaka, ntihagire umuntu wese ucika ngo ave mu mudugudu ajye kubivuga i Yezerēli." Nuko Yehu agendera mu igare ajya i Yezerēli, kuko ariho Yehoramu yari arwariye. Kandi ubwo Ahaziya umwami w'Abayuda yari yaramanutse aje gusura Yehoramu. Kandi umunetsi yari ahagaze ku munara w'i Yezerēli, arabukwa umutwe w'ingabo za Yehu aje. Aravuga ati, "Mbonye umutwe w'ingabo." Yehoramu aravuga ati, "Shaka umuntu ugendera ku ifarashi umwohereze kubasanganira, ababaze ko ari amahoro." Nuko umwe aza gusanganira Yehu agendera ku ifarashi, aramubaza ati, "Umwami ngo ni amahoro?" Yehu aramusubiza ati, "Iby'amahoro urabishakira iki? Hindukira unkurikire." Maze wa munetsi aravuga ati, "Intumwa ihuye nabo, ariko ntigarutse." Nuko atuma uwa kabiri, nawe ari ku ifarashi, abagezeho aravuga ati, "Umwami ngo ni amahoro?" Yehu aramusubiza ati, "Iby'amahoro urabishakira iki? Nkurikira." Wa munetsi aravuga ati, "Intumwa ihuye nabo, ariko ntigarutse." Ariko uwo muntu uburyo agenza igare rye burasa n'ingendo ya Yehu mwene Nimushi, kuko arigenza ryihutisha. Yehoramu ahera ko aravuga ati, "Nimutunganye igare ryanjye." Nuko bararitunganya. Maze Yehoramu umwami w'Abisirayeli na Ahaziya umwami w'Abayuda barasohoka baragenda, umwe ajya mu igare rye n'undi mu rye, bajya gusanganira Yehu, bahurira nawe mu gikingi cya Naboti w'i Yezerēli. Nuko Yehoramu abonye Yehu aramubaza ati, "Ni amahoro Yehu?" Aramusubiza ati, "Amahoro ki? Ubusambanyi n'uburozi bwa nyoko Yezebeli butagira akagero bukiri aho." Yehoramu ahinduza amafarashi imikoba arahunga, abwira Ahaziya ati, "Ahaziya we, batugambaniye." Nuko Yehu afora umuheto we, arinjiza, arasa Yehoramu mu gihumbi, umwambi usohoka mu mutima, agwa mu igare rye. Yehu ahera ko abwira Bidukari umutware we ati, "Muterura umujugunye muri cya gikingi cya Naboti w'i Yezerēli. Wibuke yuko ubwo jyewe nawe twagenderaga ku mafarashi twembi dukurikiye se Ahabu, Uwiteka yamushyizeho iki gihano, akavuga ati, 'Ni ukuri ejo nabonye amaraso ya Naboti n'ay'abana be,' niko Uwiteka yavuze. Kandi ati, 'Nzakwiturira muri iki gikingi,' niko Uwiteka yavuze. Nuko rero muterura umujugunye muri icyo gikingi nk'uko Uwiteka yavuze." Ahaziya umwami w'Abayuda abibonye, ahungira mu nzira ijya ku kazu ko mu murima. Yehu aramukurikira aravuga ati, "Nawe nimumuterere mu igare rye."
nuko bamuterera mu igare rye mu nzira izamuka ijya i Guri hateganye na Ibuleyamu, maze ahungira i Megido agwayo. Abagaragu be bamushyira mu igare rye bamujyana i Yerusalemu, bamuhamba mu gituro cya ba sekuruza mu mudugudu wa Dawidi. Mu mwaka wa 11 wo ku ngoma ya Yehoramu mwene Ahabu, Ahaziya yimye i Buyuda. Yehu yica Yezebeli. Yehu ageze i Yezereli, Yezebeli arabyumva, maze yisiga irangi mu maso, asokoza umusatsi, aherako arungurukira mu idirishya. Abona Yehu anyura mu irembo, aramubaza ati, ni amahoro zimuriwe, warishe shobuja? Yehu arararama, areba mu idirishya, aravuga ati, uwo dufatanije ninde? Nuko abagabo 2 b'inkone cyangwa 3 baramurunguruka. Arababwira ati, nimumujugunye hasi. Nuko bamujugunya hasi, amaraso ye yimisha ku mazu no ku mafarashi. Yehu araza aramuribata, yinjira mu nzu arafunga, maze aravuga ati, nimugende murebe iby'uwo mugore w'ikivume mu muhambe, kuko ari umwana w'umwami. Nuko bajya kumuhamba, ariko intumbi ye ntibayihasanga, keretse igihanga cye n'ibirenge n'ibiganza. Bituma bagaruka barabimubwira, aravuga ati, iryo ni rya jambo Uwiteka yavugiye mu mugaragu we Eliya wita Ishubati, mu gikingi cy'i Yezereli niho imbwa zizarira intumbi ya Yezebeli, kandi intumbi ya Yezebeli izaba nk'amase ari ku gasozi mu gikingi cy'i Yezereli, bitume ntawe uvuga ati, uyu ni Yezebeli.